nafashe igikapu cyanjye nshyiramo peya ya jenisi, udutopu tubiri, ikanzu yanjye nziza cyane y'ikirori n'utundi tuntu twanjye twose ntajyaga nsiga iyo nabaga ngiye ku rugendo. Hanyuma mbishyira inyuma mu modoka yanjye ndafunga, ntangira gutekereza nti ariko se ubu nta kindi kintu naba nibagiwe? Nanone ariko ntekereza ko ari iminsi 2 yonyine nzamara, numva ibyo byaba bihagije. Nahise ngenda nkinga inzu yanjye, ubundi njya mu modoka ndagenda. Nitwa Jennifer, icyo gihe nari mfite imyaka 26. Nari ngiye mu bukwe bwa kazini wanjye, hari kure kandi nagombaga kugerayo byibuze hakiri kare kugira ngo ngire ikintu mbafasha. Umuhanda wari umeze neza, nta n'imodoka nyinshi zari zirimo. Kubera urugendo rwari rurerure, nacanye radiyo mu modoka yanjye ngo ntaza kwicwa n'irungu. Nakomeje kwiyumvira uturirimbo, hageze aho hazamo indirimbo imwe ntangaga kubi yatumaga numva nazimya na radiyo. Iyo ndirimbo impamvu nayangaga cyane yari indirimbo ex-boyfriend wanjye yajyaga akunda kunyumvisha, akanayindirimbira cyane iyo twabaga turi kumwe, ambwira ko ari njye akunda njyenyine, ko atazigera nsiga cyangwa se ngo ampemukire. Byanjyanye ahantu kure cyane, ntangira kwibuka umunsi twatandukanyeho uko byagenze. Icyo gihe boyfriend wanjye yari afite konje, nari mbizi neza ko ari bwirirwe mu rugo. Yari abizi neza ko mfite akazi kenshi cyane muri iyo minsi, nari maze iminsi tutabonana kubera akazi kenshi. Icyo gihe nkigera mu kazi, boss wanjye yaje muri department yacu avuga ko akeneye umuntu yohereza mu nama. Bahise banyoherezayo gutyo. Iyi nama yajyaga iba kandi ntabwo yarenzaga amasaha 3. Nari mbizi neza ko nirangira ndi bite nitahira. Narishimye cyane bidasanzwe kuko nta kindi nahise ntekereza usibye ko inama nirangira ndahita njya kwirebera umukunzi wanjye. Numvaga mukumbuye cyane kandi numva nshaka kumutungura. Ni nako byagenze rero. Icyo gihe nagiyeyo, ariko icyantunguye nasanze wari umukunzi wanjye aryamanye n'inshuti yanjye magara. Nuko bose bankubise amaso baratungurwa, numva nanjye nenda kwikubita hasi. Ntabwo batekerezaga ko muri ayo masaha naba ndaho ngaho kuko bose bari bazi ko ndi mu kazi, nta n'umwe nari nabwiye. Umukunzi wanjye yatangiye kunsaba imbabazi ko ari njye akunda, ngo nimubabarire ntabwo azongera ukundi. Nabuze icyo namusubiza, ariko mu by'ukuri numvaga kumubabarira ntabishobora. Kuva icyo gihe twaratandukanye, numva nzinutswe ikintu cyitwa urukundo bibaho. Nagumye muri ibyo bitekerezo, nongera kugarura intekerezo zanjye numvise imodoka imvugiriza amahoni. Sinanabonye ko amatara mu muhanda yamaritse icyatsi. Nakomeje urugendo rwanjye, ngeze kwa anti wanjye bwari butaratangira kwira cyane. Abantu bari bankumbuye ari benshi cyane kuko ntabwo nakundaga kujyayo cyane. Hari hashize igihe kinini tutabonana. Navanye igikapu cyanjye mu modoka nuko ninjira mu nzu, ariko ntungurwa no kubona umuntu wicaye wenyine mu nguni. Sinari muzi mu bantu nari nzi aho ngaho. Nakomeje kumwitegereza, nkabona nta muntu urimo kumwegera ngo baganire. Ku isura nabonaga ari umusore mwiza, ariko nkabona yambaye imyenda ishaje, ariko nanone idafite umwanda, ubona ari imyenda isukuye. Anti wanjye yambonye kenshi ndimo kumwitegereza, ageze aharambaza ati Jenny, uriya muntu ko nabonye umwitegereza cyane uramuzi? Ndamubwira nti oya ntago muzi. Anti arambwira ati naringize ngo wenda inaha tugize amahirwe tubonye umuntu umuzi atubwira inkomoko ye. Ni gute se anti? None se yaje hano mutamuzi? Ati amazina y'iminsi mike, ariko dukeka ko ari umurwayi wo mu mutwe. Ni kuri yaba yimereye nta muntu avugisha,
ariko nyine yikundira ahantu hari ibirori, ni nayo mpamvu ari hano. N'amatsiko menshi ntiyitwa ndetse. Anti wanjye ati ninde ubizi se? Gusa bamwe bakunda kumwita musirimu kubera ukuntu yigirira isuku cyane. Nkomeza kugira amatsiko menshi ndamubaza nti ntago arwana se? Ati oya, nta muntu yendereza. None se ubuyobozi bwakoze iki kugira ngo bamujyane mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe cyangwa se bashakisha aho yaba yarakomotse? Ati simbizi, ariko buriya ibyo ari byo byose ubuyobozi bubirimo. Nakomeje kumureba aho yari yicaye arimo kwinywera fanta disi, numva ndushijeho kumugirira impuhwe. Igihe cyarageze njya kuryama, ariko mbere yo gusinzira nakomezaga gutekereza kuri wa musore mwiza ufite uburwayi bwo mu mutwe, nkumva mufite impuhwe bidasanzwe. Nkareba disi ukuntu yimereye afite ibibazo, nkibaza uko yaba ameze ari muzima nta kibazo afite, yiyitayeho, yariye neza, agakaraba, uko byaba bimeze. Nkomeza kwibaza ni se ubu koko amaherezo ye ni ayahe koko? Nageze aho ndasinzira. Bukeye twagiye mu bukwe, nabwo bugenda neza burarangira turataha. Ku cyumweru nagombaga gutaha. Mukombaza anti nti noneho disi wa mugabo ngo ni musirimu harya? Ubanza yaravuye nta kagenda, ejo sinigeze mubona. Anti antungira urutoki ati singuriya, nukanyereka ahantu yicaye. Ni nuko n'ubundi mbona yicaye wenyine. Ni ukubera iki ariko akunda kwicara wenyine akigunga? Reba disi n'ubundi ahantu yibereye. Ni anti ngiye kumvugisha numve. Anti ati wikirirwa wirushya, nta muntu yajya yemera kuvugisha. None se ntago azi kuvuga? Atarabizi. Nuko aba adashaka kuvuga. Nta muntu n'umwe aba ashaka kuvugisha. Ndamubwira nti njyewe rero ngiye kumwegera numve ko hari ikintu yemera kumvugisha. Nari mfite ubwoba bwo kumwegera ngo muvugishe, ariko narihanganye ndabutsinda nuko ndagenda ndamwegera. Nuko ashaka kumpunga, ariko ageze aha arahaguma. Muhereza ikiganza nta makuru. Aranyikiriza ngo ni meza. Numva ni igitangaza kuko bari bambwiye ngo ntago ari bwemere kumvugisha. Ndamubwira ngo nitwa Jennifer. Arikiriza akoresheje geste gusa. Ni wowe se witwa nde? Aho kunsubiza arandeba araseka gusa aranyihorera. Nkomeza kumwinginga ngo ambwire uko yitwa, ariko araseka gusa akomeza kunyihorera yanga kugira ikintu ambwira. Nkomeza kumucokoza, ntiwaje tukijyanira se? Arandeba aramwenyura, ntiyagira ikintu na kimwe avuga. Nuko mpita musezeraho ndamubwira ngo bayo urabeho. Nuko arikiriza n'ubundi akoresheje geste gusa yanga kumvugisha. Nagiye kureba anti wanjye nishimye. Ntuziko amvugishije? Maze aranasetse. Icyakubwira n'ukuntu aseka neza. Nuko maze anti arandeba araseka aratembagara. Nabonye ukuntu anti arimo guseka cyane, mpita ntekereza ko ahari nanjye ndengereye mvuze ngo aseka neza. Nuko ndikaruma nshaka ukuntu icyo kiganiro tukireka. Mpita mbona ko n'amasaha yo gutaha ageze, nuko ndasezera ngo ngende. Anti yahise ambwira ngo hari abantu b'inshuti ze bari aho berekeza aho ngiye, ngo nimbashyire mu modoka mbigize imbere. Nakinguye imodoka ngo binjiremo, nuko wa mugabo nawe aba yirushyemo. Abantu ubwoba butangira kubica, bati sohoka mu modoka. Nuko nawe arabihorera yanga kuvamo. Ubwoba bwaranyishe, ariko se ubu sinikozeho mubwiye ngo naze tujyane. Umutima utangira kumbwira uti se ubundi wamutwaye ukajya kumuvuza? Undi mutima ukambwira uti waba wikurira ishyano.
ngeze ariko ndikomeza numva ngomba kumuvuza uko byagenda kose, numva ngomba kubyemera tukajyana. Ba bantu twari tugiye kujyana ubwoba bwakomeje kubica, bati ntago twajyana nawe, ubwigendere niba uhisemo kumutwara. Nuko ndababwira nti mujye mutugenda ariko kafite isuku, nta kibazo na kimwe afite, akaba atarwana, mufite ikihe kibazo? Bageze aho ubwoba burashira nuko bajyamo turagenda. Twageze aho bagomba kuviramo ngira ngo nawe agiye kuvamo bagende, ariko yanga kuvamo. Dusigaranye twenyine rero nibwo ubwoba bwatangiye kunyica bya nyabyo. Natangiye kwibaza nti mu by'ukuri ari njyewe n'uyu muntu, ninde ufite ikibazo cyo mu mutwe kurusha undi? Natangiye kubona ko ari njyewe urembye. N'ubuse ko abantu nk'aba ngaba bahindagurika buri kanya bitunguranye, ubu aramutse agize ikibazo nabigenza nte? Umuntu ntazi, udafite ibyangombwa na bikeya, njyanye mu mujyi, ubu koko birangendekera bite? Ikindi kibazo mba njyenyine, nta wundi muntu tubana, mba ngomba kujya mu kazi, nta muntu ngomba kumusigira. Nibajije ibintu byinshi cyane, ubwoba bukomeza kwiyongera. Natangiye kwibaza nti ese ubundi abaye ari byo yigira, akaba ari nk'umugizi wa nabi, akaza kunyica akanyambura cyangwa se akampohotera. Natangiye kubira ibyuya, ni koko kuki ibi bintu ntabitekerejeho hakiri kare? Ubu se ndaza kubigenza nte koko ningera mu rugo? Ubwoba bwakomeje kwiyongera, ngera imbere ya farumasi imwe, nenda kugera mu rugo nuko ndaparika, nibura ngo mbanze njye kumushakira imiti wenda naza kugira ikibazo nze kuyimuha. Nuko ndabanza ndamubaza nti waba wibuka imiti ujya unywa se? Ati njyewe ntago ndwaye. Nti ntago urwaye? Ati yego. Nahamagaye umuganga umwe w'inshuti yanjye, mubwira ko nabonye umurwayi afite ikibazo cyo mu mutwe utibuka ikintu na kimwe, kugira ngo wenda ndangire imiti namugurira. Nuko arambwira ati iyo kesi iri komplike, ntago nahita nkubwira ngo wamuha imiti iyi n'iyi. Umuntu nk'uwo nguwo aba akeneye ko yabonana n'abaganga b'inzobere mu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, bakamusuzuma bakamenya n'imiti bamuha. Ati nawe nkubwiye ngo uyu n'uyu, naba nkubeshye pe, ushobora gusanga nkurangiye iyabizambya kurushaho. Wowe gusa inama nakugira nuko umujyana kwa muganga, nuko ukamujyana ahantu bavura ariko nabwo indwara zo mu mutwe. Sinzi ahantu nakuye imbaraga n'ubundi, kuko nkimubona bwa mbere nanatekereje kumuvuza, numva n'ubundi ngomba guhita mujyana kwa muganga. Numvise ko nta wundi mwanzuro, namujyanye kwa muganga gutyo, ariko mfite ubwoba bw'icyo ndi bubasobanurire. Ngize Imana nsanga bari basanzwe banamuvura, ngo yari yaratorotse ibitaro kuko bari bamuzi cyane. Nuko ndababaza nti iwabo se murahazi? Bati oya, n'ubundi yaje nk'uku nguku azanywe n'abantu batamuzi, ariko gusa icyo gihe twumvaga bamwita Ben, n'ubu ngubu niryo zina hano tumuziho. Naramubwiye ngo nave mu modoka tugenda, aranga. Nuko bamutera urushinge arasinzira, babona kumutwara. Natanze nimero yanjye ya telefone, babwira ko nzajya nza kumusura kenshi. Ntimunaramutse mumusezereye mwambwira nkaza kumufata. Nuko ndataha ngenda nsenga Imana ngo imufashe azoroherwe. Natangiye kujya nsenga cyane kubera Ben, ngo Imana izafatanye n'abaganga azakire. Namusuraga kenshi, ariko n'ubundi nkabona nta kigenda, nabonaga atoroherwa pe. Nyuma y'amezi 6 ari kwa muganga ntacyo bitanga, barampamagaye bambwira ko bamusezereye. Bati Ben aracyari kwa kundi, ariko ntarwana,
yikorera amasuku, arakaraba, arigaburira, nta kibazo cy'urebye. Twahisemo ko yataha akazajya akomeza imiti mu rugo, hanyuma mukazajya muza kuri randevu no kumufatira imiti. Hanyuma rero yagira ikibazo mukamuzana hano kwa muganga tukareba. Bati hari ikibazo se? Nuko ndababwira nti nta kibazo niba mubona ariho mwanzuro ukwiriye mwafata. Twaratashye ariko ubwoba burongera buranyica. Tugeze mu rugo ndamubaza nti Ben, ubuse ni wari unkumbuye ko ntaherukaga kuza ko kureba? Nuko akisekera akazamura umutwe. Ku ijoro rya mbere ubwoba bwaranyishe cyane. Mbere n'ubundi yabaga yicariye ahantu mu nguni. Gusa naratetse mbona arariye. Igihe cyo kuryama kigeze mubwiye ngo naza ajye kuryama mu cyumba nari namuteguriye aranga, akomeza kwicarira hahandi. Anyereka itara ngo nindizimye. Nararizimije njya mu cyumba cyanjye njya kuryama. Hashize akanya binyanga mu nda, ndagaruka njya kureba aho namusize, nsanga yasinziriye. Nuko nzana bed cover ndamworosa, subira kwiryamira. Nabaye oblige yuko nzajya nzinduka nkamutekera kugira ngo njye ku kazi byose nabitunganyije, nkasiga ibyo ari bukenere byose aho ngaho. Nuko ubundi ibindi nkabikingirana ngataza kumva bimuvanze akaba yakikomeretsa wenda cyangwa agahura n'ikindi kibazo. Ubundi nkacana televiziyo wenda kugira ngo aze kwirangariraho. Mbere natangiye kubona ko nta kibazo cye, nta muntu yajyaga abangamira. Nari naramuguriye imyenda agakaraba agahindura. Gusa ibyo kurya rimwe na rimwe nasangaga atabiriye, ariko nyuma naje kuvumbura ko akunda umuceri cyane, kugira ngo yemere kurya ibyo nateguye byose ngashyiraho umuceri. Twatangiye kumenyerana, nkajya mucokoza ngo amvugishe, ariko akavuga gake cyane gashoboka. Nuko nkajya musaba ko yakemera nkamufotora kugira ngo ningira Imana agakira nzamwereka amafoto arebe uko byari bimeze. Umuntu wese wamenyaga ko mfite umuntu ufite icyo kibazo mu rugo yaransekaga cyane, akambwira ko ahubwo ari njyewe umuntu ufite ikibazo gikomeye kumurusha. Nakomeje gusenga sinacika intege, yewe nkagiraho nkafata n'amasengesho yo kwiyiriza, ntakambira Imana kugira ngo izakore ibitangaza Ben akire. Nageze aho abo twasenganaga bambwira ko uwo muntu witwa Ben mpora nsengera, ibyiza nawe nazamuzana nuko tukajya tujyana gusenga. Ben natekereje ko nimubwira ibyo kujya gusenga atari bubyemere, ndamubwira ngo najye mu modoka tujye gutembera kubera ukuntu nabonaga yikunda kubi. Yarabyemeye, ndamubwira ngo naze tugende. Yatangiye abyanga, ariko nyuma akajya yemera nuko tukajya gusenga. Ben yatangiye kujya aza tugasengana gutyo, twajyanye inshuro nyinshi. Ku munsi wa 7 njyana na Ben gusenga, numvaga mfite ukwizera kudasanzwe. Bafunze umuryango turasenga, nari mfite ukwizera gukomeye cyane. Nizereraga Ben kazakira umunsi umwe. Byari ijoro ry'amasengesho. Icyo gihe wari uyoboye amasengesho yarampamagaye ati Jennifer. Nuko ndamwitaba. Ati wizera Imana ishobora byose ko ishobora gukiza Ben akavana ari muzima? Nuko nsubizanye ukwizera kwinshi, ntiyego ndabyizera. Ati pfukama impande ya Ben umuramburireho ibiganza. Nuko ndabikora. Ati ngaho bwira Imana ibyo ushaka byose kuri Ben. Nabwiye Imana nti Data twese uri mu ijuru, mu by'ukuri uyu muntu sinari nsanzwe muzi, sinzi n'impamvu nemeye kumuzana,
ariko byose niwe wabikoze. Sindi intungane, ariko nzi ko ngusabye wanyumva, kuko nzi neza ko ari wowe Imana yonyine ishobora byose, ni nawe wenyine ushobora kuvuga bikaba, ni wowe wenyine ushobora kumukiza. None rero Data wa twese uri mu ijuru, ibyo Ben yaba yarakoze byose kugira ngo amere gutya, cyangwa se n'ibyo yaba yarakorewe n'ibindi byose bishoboka byaba byaratumye amera gutya, byose ndasenze ngo bikurweho nonaha mu izina rya Yesu, Ben abe muzima. Sinibuka ibindi navuze kuko ibiganza byanjye numvise bitangiye guhinda umushyitsi, numva ngize imbaraga zidasanzwe, n'abandi twari kumwe aho ngaho batangira gusenga. Hashize akanya Ben ahita yikubita hasi, nuko ariko ntibyatinda ahita yicara atangira kutureba nk'ucangamukiwe, atangira kwitegereza ahantu hose, maze twese dutangira kurebana duha Imana icyubahiro. Natangiye kumuhamagara ngenda mwegera nti Ben, aturinde wowe. Abo twasenganaga bati ni umukobwa Imana yakoresheje kugira ngo ukire. Badusabye kwicara twese, ntangira gusobanurira Ben uko byagenze kugira ngo muzane. Birangiye tutese wowe waba wibuka uri we? Ati nitwa Benjamin, ndi CEO wa Senda Equipment Suppliers, iyo ni company yanjye. Twese turikanga, nuko turarebana. Arakomeza ati mfite umugore n'umwana umwe w'umuhungu, umuhungu wanjye afite umwaka umwe. Tutise umwaka n'amatariki turimo urabyibuka? Ati yego, ariko itariki ndumva ntayibuka neza, ariko umwaka wundi awuzi, turi muri 2016. Tuti disi ubwo umaze imyaka 2 ufite icyo kibazo, kuko turi muri 2018. Ati 2018 gute se? Turamubwira tuti ubwo nyine byabaye hagati aho ngaho ntago byibuka. Twese twahaye Imana icyubahiro, nuko dutahana amashimwe. Twaratashye tugeze mu rugo, ni hano niho imuhira niho twabanaga, uhamaze amezi 4. Namweretse ahantu yakundaga kwicara ngo ndebe ko yagerageza kwibuka, ariko mbona ntago abyibuka. Namweretse amwe mu mafoto nafashe aranshimira, ati byibura koko noneho hano mu mafoto mbonye ko byo mwambwiye byose ari byo. Ati Mana we, ubu hashize imyaka 2 koko yose naravuye mu buzima busanzwe, ubu sinzi naho nzahera. Wowe rero sinzi nicyo nzakwitura, ukuntu wangiye impuhwe utanzi nuko ukemera kumfasha. Nuko arahindukira arandeba ati sinzi impamvu wabikoze, ariko ndi umunyamahirwe. Ubu ngubu nta muntu uzongera kubona Ben w'umurwayi wo mu mutwe ukundi. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nakomezaga kumwitegereza nkareba ukuntu avuga atuje, nkamubonamo ubupfura n'ubumuntu. Tumaze kuganiraho gatoya, yambwiye ko yifuza kujya kureba umuryango we. Nuko arambwira ati urumva se bidakwiye ko nagenda? Yego birakwiye, ndi bukujyane nkugezeyo, humura rwose nta kibazo. Nabivuze ariko numva ngiye nko kurira. Nuko arambwira ati oya nta kibazo ndijyana, ntago uri bunjyane, kuko ntago nakomeza kukuvuna. Ibyo wankoreye ni byinshi cyane birahagije, reka nijyane nta kibazo, sibyo? Humura ubwenge bwanjye buri ku murongo, ndahibuka neza ntugire ikibazo. Nubwo nari mfite ibitotsi kubera kurara dusenga, ariko numvaga kumutwara nkamugezi we ari inshingano zanjye. Numvaga ari byo byatuma ntuza, kuko nari kuba nzi neza ko yageze amahoro. Maze mpita mubwira nti nyemerera nkwerekeze nkugeze imuhira, humura ntago urabungoye cyane. Maze aranyemerera
ajya mu modoka turagenda. Ntababeshye, urwo ni rwo rugendo rwa mbere nakoze numva amarira ashoka, kuko numvaga mfite agahinda kenshi. Yego nibyo koko nari nishimye ko yakize, ariko nari mbabaye ko agiye kure yanjye. Noneho kumenya ko afite umugore n'umwana nabyo byari birimo kunshengura umutima. Twakomeje urugendo, tugeze ahantu muri karitsiye nziza cyane mu bipangu byiza, nuko anyereka igipangu kimwe, ataha niho iwanjye. Ndeba ukuntu Ben aba ahantu heza cyane, nuko ndikanga, ntiburya koko Ben ni CEO, nta wundi muntu watura ahantu nk'aha. Akana k'agahungu ko mu kigero cy'imyaka 12 niko kaje kudukingurira. Kabonye Ben kariyamira, niko kaza kumpobera cyane. Mbaza Ben nti, ako ni ka kana kawe watubwiraga se? Ati hoya, uyu nguyu umubereye yanko. Hashize akanya ahita haza n'umudamu nabonaga ari umusirimu nawe, nuko aza kutureba. Abonye Ben arikanga. Ben we yaramubonye ntiyihangana, arasakuza ati hani, agenda yiruka amusanga amuyambira cyane. Ben yamuhobeye n'ibyishimo n'ubwuzu bwinshi cyane, ariko njyewe nareba umugore mu maso nkabona siko bimeze. Nuko mpita menya ko ari n'umugore we. Nuko uwo mugore ahita amubaza ati, Ben wabaga he? Ben ati, ni inkuru ndende hani, ndaza kukubwira neza twitonze. Umwana wacu ari he? Umudamu we ati, rega byose ndaza kubikubwira neza twitonze. Nahise mbabwira nti, ese mwambabarira nkagenda? Ben ati, oya, aka kanya koko gahita utaha, reka tubanze tukwakire. Ndamubwira nti, Ben niko byakagenze, ariko urabizi nkeneye kuruhuka. Ben ati, nibyo koko ndakumva. Nuko ahita abwira umudamu ati, hani, uyu ni Jennifer, ni umukobwa watabaye ubuzima bwanjye, niwe utumye wongera kumbona ndi imbere yawe ndi muzima. Umugore we nari nzi ko agiye kugira emotion n'ibyishimo byinshi, akampobera yishimye, ariko yandebanye agasuzuguro kuva ku musatsi kugeza ku mano. Cyakoze arambwira ati, warakoze. Nahise mbasezeraho nuko ndagenda. Ku ruhande rwa Ben ati, nasigaranye n'umudamu wanjye Claire, musaba kunsobanurira uko byangendekeye mfatwa bwa mbere, kuko ntago nabyibukaga, ntago nari nzi uko byagenze. Nuko arambaza ati, mbere yuko nkubwira uko wafashwe se, ahubwo wakize uti? Nuko mubwira ko nakize kubera amasengesho, ariko ko gutabarwa kwanjye kwatangiye igihe Jennifer yamfataga akanjyana kwa muganga. Claire namusobanuriye byose, ariko sinzi impamvu nakomezaga kumwitegereza, nkabona asa naho atishimiye kumbona. Naravuze ntahari uko nari meze byaramwafectinze cyane, reka muhe igihe abanze yakire ko yambonye yakize. Nabonaga atitaye ku byo ndi kumubwira byose, cyangwa se namubaza aho kunsubiza nawe akambaza ibindi bibazo. Gusa numvaga nkumbuye umwana wanjye cyane. Narongeye ndamubaza nti, ese umwana wacu ari hehe? Atari kwa mama. Ni mama wawe se? Ati, yego. Ni kubera iki se? Ati, nzaba nkubwira. Nuko arambwira ati, sinzi impamvu urimo gukomeza kumbaza ibibazo byinshi Ben. Namubwije ukuri, ntihani, mu by'ukuri sinzi uburyo urimo kunyitwaraho. Jennifer ntiyaranzi,
ariko nabonye uburyo yanejejwe nuko nakize pe. Ariko wowe nkomeje gutangazwa nuko nabonye ahari bitagushimishije cyane. Naramwitegereje ngo ndebe ko agira icyo abivugaho, ariko mbona arimo arikinira game muri smartphone ye. Nihani, waba uretse izo game zawe koko tukabanza tukaganira? Atariko Ben, gukomeza uvuga ngo sinkwitayeho, sinshimishijwe nuko wagarutse, uragira ngo nishime nte? Uragira ngo mpaguruke nsimbuke se nshinye umudiho mbyine vuze induru abantu bose bamenye ko wagarutse? Uragira ngo nkore iki? Uragira ngo nkomeze ngushimire cyane kubera ko nakubonye uzana n'umukobwa uri gukomeza ushimagiza umuvugaho inkuru nyinshi zitampaye agaciro? Ndamubwira nti ariko ndi umugabo wawe, icyo nifuzaga nuko nibura wari kunezezwa no kongera kumbona. Kuki se nta handi nahise njya? Kuki nta wundi muntu nagiye kureba? Mfite umuryango munini wakishimira kongera kumbona ndi muzima. Hari inshuti zanjye n'abandi bantu benshi bakishimira kumbona. Abo twakoranye ndabizi ntago twabanye nabi bakishimira kubona ko nagarutse. Ariko si wo nagiye kureba. Claire, umugore wanjye, ati ariko ushaka no kujya kubareba wajyaho nta kibazo. Naramurebye nuko nkomeza gutungurwa n'amagambo ye yose yavuga yibereye muri telefone ntacyo yikanga. Nabonye bimeze nkaho nkiri umwanda imbere ye. Ahari yabonaga ndi wa Ben n'ubundi yabonaga ndwaye imeze nabi. Ese ubundi uko ko wamenye ko narwaye? Wamenye ko nagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe? Ati yego narabimenye. None wagira ngo nkore iki? Mana yanjye koko. Bisa nkaho nturotse urupfu none umugore wanjye ntabyitayeho habe na gatoya. Natangiye kugira agahinda kenshi. Umugore wanjye ati Ben, please, niberagaho mu mahoro, wishaka kunzanaho intambara. Amahoro yanjye rero narimenyereye kwiberamo. Nabonye koko ko kugaruka kwanjye namubangamiye cyane, ntangira kubaza Imana nti nukubera iki koko Mana? Nabonye ntari bukomeze gutirana nawe amagambo gusa. Icyo gihe byari bigoye, nta phone nari mfite, nta n'igiceri cy'ifaranga, kandi nari nkeneye kujya kureba nibura inshuti zanjye no kugera kuri company yanjye ngo ndebe uko bimeze. Noneho n'imodoka zacu nta nimwe nabonaga ibintu byinshi byanshanze. Gusa kuko nabonaga umugore wanjye atari tayari kunsobanurira byose, naravuze nti reka mbe mwihoreye, tuzaganira neza, wenda nyuma azagenda yakira ko nakize. Namwatse itike nibura ngo ngiraho nigira njyewe no kureba inshuti zanjye cyangwa se n'abandi bo mu muryango wanjye. Ambwira ko nta mafaranga afite. Ndamubwira nti habe inoti ya 5 koko? Ati oya. Ntibase nta na 5. Ati wapi. Ntibase ntiza phone yawe ngira uwo mbwira ayanyuherereze kuko ndabizi sinabaye nabi sinabura bamfasha. Ati oya, udatangira gusabiriza bakagira ngo uracyarwaye. Natangiye kubwira Imana nti Mana, kubera iki koko? Kwisi nari nibereyemo ntatekereza, nari nibereye mu isi y'amahoro, none koko nkaba mbona ahubwo ahangaha nje ariho bigiye kumbera bibi. Nuko nsaba Imana imbabazi ko ntangiye gutekereza nkaba ngiye kure. Ndavuga ni wenda byose bizagira bigende neza. Narasohotse njya ku muhanda ngo ndebe ko nibura hari uwampa lift ngo nibura ngeze kuri company yanjye ndebe uko bimeze. Numvaga aricyo kintu kinteye amatsiko cyane. Natangiye gutekereza nti ariko so wajya kureba bamwe mu baturanyi nkuko nkagira uwo nsaba amafaranga. Ariko nanone numva binteye isoni ndabireka, fata umwanzuro wo guhagarara ku muhanda. Ariko ibyo nahuye nabyo byari bitangaje. Abanyuragaho bose banzi barirukankaga bazi ngo ndacyarwaye.
umugabo umwe w'inshuti yanjye we yanyuzeho yanga kugenda atavuze. Ati Ben, ndamwitaba. Ati yamaye nka data, ntibishoboka, ni wowe? Ntiyego ni njyewe. Ati warakize se? Nticyane rwose narakize. Nuko turasuhuzanya. Ati none se bimeze bite? Ningeze imbere njye kureba aho kampani yanjye igeze. Karatangara ati kampani? Ntiyego. Ati cyore, ntiwavuganye n'umugore wawe se? Ntituvugane ibyerekeye iki? Nuko mugabo arambwira ati cyakora umugore wawe ni intwari pe. Bakuvuzeho amagambo menshi ngo ubukire bwawe n'amafaranga wagize ukiri mutoya wari warabikuye ikuzimu, ngo nibyo bikugarutse ngo ntuteze no kuzongera ngo ukire woroherwe. Maze umugore wawe nawe aguhagararaho rwose agurisha ibyo wari ufite byose arakuvuza, none reba ugarutse uri mutaraga. Umva, genda umushimire rwose yarakurwaniriye. Iyaba rundi aba yarabiretse bitewe n'amagambo yakuvugagaho. Ntisimbyumva neza nsobanurira. Ati wumva, wenda ntimuraganira neza ngo akubwire, ariko yagurishije imitungo yanyu yose, ariko abantu baramusekaga ngo aravunikira ubusa. Ngira ngo ahari icyo mwari musigaranye ni iriya nzu yanyu mubamo kandi nayo ngo iri ku isoko, ariko buriya ubwo wakize ndizera ko yatazigera ayigurisha. Byatangiye kumvanga nti none se umugore wanjye yaramvuje sinabimenya? Iby'amasengesho ze byo byagenze gute? Numvise bitangiye kumbana byinshi mu mutwe. Nahise mbaza inshuti yanjye nti none se na kampani yanjye ntigihari? Ati reka da, abashoramari niyo bahereyeho mbere. Nuko ndamushimira, nturakoze cyane, ubu nari ngiye guseberayo. Nti za modoka zanjye zose? Ati ibyo byose byaragiye yewe. Ati yewe, ndumva utaraganira n'umudamu wawe, hari byinshi mukeneye bwo kuganira, araza kubikubwira gusobanurira uko byagenze, gusa umushimire kuko yaguhagazeho, yerekanye rwose yuko ubutunzi butaruta amagara. Byaranyobeye gusa ndamushimira ku bw'ayo makuru ampaye. Nakomeje kugenda aho ngaho muri karitsiye nganira n'abantu benshi, ariko nkumva abandi bavuga yuko umudamu wanjye yagurishaga ibyo bintu byose kuko yari yifitaniye gahunda n'undi mugabo ngo bapangaga kujya hanze. Numvise ibintu byinshi, numva ngomba kubyigenzurira nkamenya iby'ukuri n'ibitari ukuri. Gusa icyari gihari cyo nuko ibyo bintu byanjye byose koko yari yarabigurishije. Natangiye kwibaza uko nzabaho biranshanga, kuko Claire yaransuzuguraga cyane akamfata nkaho ntari umugabo we. Jennifer we twari tutarongera kuvugana. Numvaga nzashaka abantu b'inshuti zanjye tugakora ikirori cyo kujya kumushimira, ariko nta n'igiceri cy'icumi nari mfite. Nagize n'isoni zo kumuhinguka imbere. Icyambabazaga kurusha ibindi nuko nta nimero ya telefone ye yari yaransigiye byibuze ngo mubwire amakuru yanjye. Nakomeje gusenga Imana nkayibwira ibyanjye byose, kuko nari narabonye ko ariyo yonyine ishobora byose. Nuko ndekera aho guhangayika ndiyakira, negereza icyo Imana izakora. Abantu twabanye batangiye kumenya uko mbayeho, nuko bakagenda bampa udufaranga bitewe n'uko bifite. Nza kugura agatelefone, nshaka n'ibyangombwa ngo ndebe ko nakongera gufonda ubuzima. Rimwe nibereye mu rugo, nabonye nimero ntazi mpamagaye ndishima, ngira ngo ni Jennifer wenda waba warabonye namba yanjye. Nitabye numva ari ijwi ry'umuntu ntazi, nuko ambwira hoteli arimo, ati banguka vuba vuba uhansange. Byaranyobeye ariko ndagenda. Ngezeyo nasanze ari umwe mu bakozi nigeze gukoresha kera umpamagaye, ati umugore wawe ari hano, arimo kuguca inyuma n'undi mugabo. Narebye uwo mugabo mbona ni umusore bahoze bakundana kera, ni nayo byavugaga ko bafitanye gahunda yo kwijyanira.
nanze gushwanira nabaho ngaho ndataha kuko n'ubundi Claire yari yabibonye yuko narangije kubabona, kandi no kuvuga kwanjye ntacyo byari gutanga kuko n'ubundi nari nsigaye ndi ubusa imbere ye, ahubwo yari kunsuzugurira aho ngaho bikambabaza kurushaho. Natangiye kubona ko Claire atigeze ankunda bibaho, twabanye kubera amafaranga yarankurikiyeho. Noneho icyo gihe yambwiye yeruye ko kugaruka kwanjye kwamuteye umwaku ngo namwiciye imipango yose yari yifitiye. Nuko arambwira ati ubonye nibura iyo utindaho gatoya nkabanza nkigurishiriza n'iriya nzu. Nashatse kurira ndi umuntu w'umugabo, ibitekerezo binjyana kure cyane. Nagaruye ubwenge numvise hari indi modoka ije mu rugo rwabo ntari abagabo be. Nagiye gufungura ariko mba nk'ubonekeye kuko nabonye ari Jennifer. Ni Jenny, urantunguye cyane. Ati bite se? Ndamubwira nti ubu se mvuge ko bimeze bitera? Ati hari ikibazo se? Ni kimwe se? Ni ibibazo gusa ahubwo. Nuko arambwira ati rero nicaye ndibaza nti ariko se ubu Benny ari amahorora igihe cyose gishize ataragarutse kundeba ngo ambwira amakuru ye? Numva umutima umpatirije kuza kukureba. Nuko ndabwira nti urakoze cyane. Ariko noneho kuri iyi nshuro turajyana kuko hano ibintu ntago bimeze neza. Jennifer namusobanuriye byose uko bimeze. Ubwo Claire we yari amaze gusinzira dore ko yari atashye yanasinze. Jennifer amaze kumva inkuru yanjye yarababaye ati ngwino rero tugende ushaka ukuntu wakongera ugafunda ubuzima kuko ndumva inaha bitoroshye. Nta nubwo twatinze twahise tugenda. Tugeze kwa Jennifer, ariko se Jenny wamfasha tukajya iwacu, kariho hantu honyine ntekereza nakura igishoro. Jennifer ati gute se? Ntihari inzu nahubatse kera, ni nziza cyane, nari nkiri umusore, nayibaruje kuri mama wanjye. Urumva ko yo nyigurishije nta kibazo kuko nta nubwo byansaba ko umugore wanjye ansinyira. Niho hantu honyine ntekereza nakura igishoro nkongera ngafunda ubuzima. Jennifer yaranyemereye turagenda, ariko icyadutangaje twagezeyo dusanga ya nzu yanjye nayo mama yarayigurishije. Nibi ni ibiki koko wakoze mama? Ati umugore wawe aho yamenyaga hose ko afite umutungo yaragurishaga. Rero nigiriye ubwoba ko n'iriya nzu yazamenya yuko yari yabonuka akandusha ubwenge akayigurisha mwana wa. Natinye ko yayindya. Ni koko mama, numvaga byashoboka gute se kandi itari ku mazina yanjye koko? Mama ati umugore wawe ariko buriuzi ukuntu ari nyaryenge. Ni ukuri ibyo bintu yari kubikora, iyo aza kubimenya ntago nari kuyimucikana. Mama ati reka ibyo tunabireke kuko byararangiye ntago yagaruka. None se mama, amafaranga wayigurishije ari hehe? Ati yego amafaranga. Ubwo se umugore wawe ayo yagurishije imitungo yawe yose barayamusanganye? Imyaka 2 yose ishize rega menya ko ari myinshi. Urumva koko naba nkiyabitse mwana wa? Rwose ntundenganye. Twarababaye turataha. Nuko ndiheba cyane. Ntese uko ko nderekeza he? Jennifer akomeza kumpumuriza ati yagukijije ibyakubayeho byose. Yari ibizi, yari izi neza yuko uje kandi uje gusanga imitungo yawe yose nta numwe igihari. Rero humura buriya n'ibiri imbere byose irabizi. Naramurebye n'icyakora Jenny, mbona uri umuntu udasanzwe, uri marayika Imana yanyoherereje. Byonyine n'ukuntu wumuhumuriza birahagije. Twageze kwa Jennifer dutangira kuganira. Nuko ndamubaza nti Jenny, ndwaye nari meze nte? Narakwenderezaga se? Nariyenzaga byari bimeze bite? Ati oya mama, wari umurwayi mwiza, wabaga ufite isuku, witonze nta muntu wendereza, ariko nyine wakundaga guseka. Nuko ndamubwira nti koko? Ati cyane rwose. Ndamubaza nti ubwo se nabaga nsa nte?
Jennifer ati wabaga ufite isuku sinabikubwiye, ariko nyine wangaga gusokoza. Nuko turaseka. Ntinarabibonye muri ya mafoto wanyeretse. Ati wabaga witurije, wisekera nyine, wiyicarira muri ya nguni utajya uyivamo. Ndaseka nti bari barahanzirikiye se? Ati simbizi. Ati ikindi ubu nikira. Ikindi iyo ntaguhaga ibiryo biriho umuceri ntago waryaga. Koko se? Numva biransekeje. Twaganira utuntu twinshi two kuruhura mu mutwe, ariko birangiye tuganira ibiri seriye. None se Jenny, ko nzakomeza kubaho ko ubuzima bwanjye butagomba guhagarara, kandi ko ntazakomeza kubana nawe muri iyi nzu, ubu urabona bizagenda gute? Ngiye gusubira iwacu, umugore wanjye nashaka azanyice. Durabona ari niteze igishoro, nzi ko ngiye kugurisha inzu yanjye nkatangira ubuzima, urabona biranze. Ndabona rero nta yandi mahitamo. Jennifer ati ntugire ikibazo, reka nguhe igishoro ushake business utangira, urebe ko byakunda ukongera ukiyubaka. Niba ya Jenny, igihe nahereye nkugora kirahagije pe, ntago nakomeza gutya. Tekereza mpombye simbashe kugusubiza n'amafaranga yawe. Urumva ntabansebye koko? Jennifer ati amafaranga se ni iki? Ati si ukugucyurira, ariko ubu si byo mfite byose sinshobora kubibura mu isegonda rimwe. Ubu se amamodoka umbwira wari ufite, amazu, kampani ikomeye, byose byagiye mu myaka 2 gusa. Iby'isi rero ntacyo bivuze, bihora bizenguruka. Igihe hari icyo ushobora gufasha umuntu, ujye umufasha nta kibazo, mwese mubashe kubaho. Noneho kuri iyo nshuro navuze n'icyo namubwira, ku mutima nsaba Imana ngo izamfashe nzamwiture gusa nta kindi. Yampaye amafaranga menshi, bucya njya gushaka inzu yanjye yo kubamo, ntangira no gutekereza kuri business nakora. Njyewe nari menyereye ibintu by'amagaraje, nibyo n'ubundi nagiyemo kuko ntangira business bwa mbere, nibyo nari nahereyeho n'ubundi. Nagize Imana ndakora biraza, ndongera ndazamuka. Nuko ndongera ndasirimuka. Wenda revo nariho mbere ntago ariyo nari ndiho muri icyo gihe, ariko nabonaga ariho bishya bishyira. Jennifer byageze aho numva umutima wanjye ugiye nko gusandara kubera urukundo namukundaga. Nkibaza aho nzahera mbimubwira kubera nanone ukuntu namwubahaga, nkabura uko mbigenza. Jennifer namukundiraga buri kimwe, noneho ukuntu yari yarantuje kubaha Imana byo byarandengaga. Nageze aho ariko gukomeza kwifata biranga, nuko mubwira ko mukunda. Ati se ubwo hari igisubizo cyanjye ukeneye koko ko nakubwira Ben? Ni kubera iki se? Ati kubera ko ubizi ko ngukunda. Ni koko Jenny, twese byanejeje imitima yacu, byaranshimishije, numvise nongeye kuba umuntu. Numvaga nta munezero urutu gukundwa na Jennifer, byari nk'umunyenga kuko yarankundaga nanjye nkabibona. Natangiye kwaka gatanya, ariko umugore wanjye arayinyima. Ibyo nabyo bitubera imbogamizi. Ati ntayo nzaguha maze muhime ntuzigere ubana n'iriya nshoreke yawe. Jennifer namubwiye uko bimeze, ati reka dutegereze twihanganye, dufate umwanya tubisengere, wenda Imana izagira icyo ikora. Ikintu nakundiraga Jennifer cyane nta byacitse kuri we. Igisubizo cy'ikibazo cyose yakiboneraga mu isengesho, kandi koko bigakunda. Twarabisengeye koko, ariko njyewe nkabona biri kuntindira kubera ukuntu nakundaga Jennifer cyane nshaka kubana nawe. Rimwe nagiye kubona mbona Claire haramamagaye, ati kugira ngo nemere gusinya gatanya, kereka n'iriya nzu yacu twari dusigaranye, nureka nkayegukana njyenyine nituyigabane, ikaba iyanjye 100%. Naramubwiye nti ndaza kubitekerezaho. Ku mutima ntariko mbega umugore wikunda we, agurisha ibyanjye byose naruhiye imyaka yose, none n'inzu ngayegukane? Ntibishoboka. Nabiganirije Jennifer uko bimeze, mukarambwira ati ubwo se urumva hari ikibazo koko? Ubundi se buri iriya nzu wayibaraga?
Yego, najyaga nyitekerezaho, itekereza ariko Jenny, kuza tukazabana nta n'akantu na kamwe koko katurutse iwanjye, byose ari wowe bikesha, numva rwose byaba binteye ipfunwe nk'umuntu w'umugabo. Jennifer ati urabizi Ben, usibye n'iyo mitungo uvuga udafite, nagukunze udafite n'izina, nta kintu na kimwe wari ufite. Icyo nifuzaga gusa ni uko wongera ukaba muzima. Witekereza ko rero iriya nzu yawe hari ikintu na kimwe nyikeneyeho. Ati njyewe numva wamwihorera akayitwara nta kibazo, ubu si yuze ugasanga nayo yarayigurishije, ubwo ntabwo wari kuba uriho. Buri gihe Jennifer yarantunguraga, yambwiraga amagambo y'ubwenge nkumva mbuze icyo ndengaho. Inzu Claire yayitwaye gutyo, ndamwihorera rwose, ndamubaza nti hanyuma se umwana uramugumana cyangwa uramumpa? Ati iby'umwana byo ntibyirwe biguhangayikisha, kuko n'ubundi ntabwo ari uwawe. Ibyo byo ntabwo byantunguye cyane, kuko n'ubundi ni kenshi numvaga abantu babivuga ko n'ubundi n'umwana yamubyaranye n'uwo mugabo wundi. Nari nararangije kubyakira, naje kumenya ko ari we n'uwo mugabo we n'ubundi bari baratumye mera gutyo kugira ngo begukane imitungo yanjye. Gusa shima Imana ko yari yarampaye umutima w'imbabazi, ikampa na Jennifer umpoza amarira. Jennifer twarikundaniye cyane, tuza no gukora ubukwe bwiza cyane, nubwo numvaga ari nk'inzozi kuri njyewe. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu ushobora kunkunda kuri urwo rwego. Imana kandi yahaye umugisha ibiganza byacu, turakora biremera, iduha gutera imbere. Imitima yacu rwose yari inyuzwe cyane. Twaje kumenya ko Jennifer twite buri kwezi kumwe ngo twizihize isabukuru y'umwaka umwe twari tumaze dukoze ubukwe. Ibyishimo byari byose, namwe murabyumva. Jennifer yarafashwe nk'akabebe, ku buryo namubujije no gusubira ku kazi ngo umwana wacu atazagira ikibazo kubera imvune z'akazi. Ariko arabyanga ati humura ntacyo azaba, yamuduhaye izanamuturindira. Na n'ubu Jennifer ntabwo ajya yumva ukuntu Ben yatangiye abona yicariye ahantu mu nguni, ariwe utuma afite umunezero nk'uwafite ubu. Kandi nanjye iby'Imana yankoreye byose sinjya mbasha kubyumvisha neza, birenga ubwenge bwanjye. Buri gitondo na nijoro dupfukama hasi n'amavi yacu tugashima Imana ku bwa buri kimwe yadukoreye, kuko ahashize hacu aho turi none n'ahazaza ejo ni ukubera Imana. Tutayifite ntacyo twaba turi cyo, ntabwo tuzigera ducogora kuvuga ineza yatugiriye. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukabana natwe, ni ukuri Imana iguha umugisha. Ntuzacikwe n'izindi nkuru zacu z'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.